amusange amubwire ikibazo afite. Araza amaze kuhagera asanga abantu babaye benshi, asanga abantu bamugose, asanga ntari kumubona neza, ariko aravuga ko biri kose kuba naje mfite intego yo kureba Yesu ntago ndi bugende ntagize hote ntamubonye. Ugiye mu mabuye agiye atandukanye ariko urebe mu buye rikomeza cyase rifite inguni zombi kugira ngo ribanze mu nguni kugira ngo inzu yawe izabiri ku rufatiro rwiza. Imana ishimwe. Uko niko abantu tujya dukora, ariko Imana nayo iritegereza isanga ikwiye gufata ibuye ari ryo Yesu Kristo ikarishyira mu mfuruka z'ikiza bizera. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, imigisha itangwa na Nyagasani ibane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabifuriza kugubwa neza. Nkuko muri kubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa, kandi turi kumwe n'umutumirwa mushyashya. N'ubwa mbere tubanye ku Imana Irahari TV. Ndagira ngo mbere ya byose abanze abasuhuze. Yego, murakoze kuduha uyu mwanya, kuduha ikaze. Uraza kuzamura ijwi. Yego, murakoze kuduha umwanya, kuduha ikaze. Turabishimiye kandi turabanezerewe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Kayiranga Theoneste uri kubasuhuza. Yego. Urakoze cyane Kayiranga Theoneste. Uwiteka Imana aguhereze umugisha. Abantu bari kukubona hano barimo bibaza se Kayiranga Theoneste ni muntu ki, ninde, akora iki? Byo birumvikana, ntabwo hano dushobora kuzana undi muntu utari umuntu w'umuvuga butumwa. Ndagira ngo udusobanurire Kayiranga Theoneste ni muntu ki muri make. Yego, murakoze kumbaza icyo kibazo, ni byiza. Kayiranga Theoneste ni umukozi w'Imana, w'umuvuga butumwa mu buryo bw'ijambo y'Imana, ndetse by'umwihariko akaba ari n'umuhanzi uhanga indirimbo za gospel. Rero nkaba nanjye naje kugira ngo dusangire ibyiza Imana yagiye idushyiramo. Murakoze. Uririmba indirimbo bita gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Usengera hehe muri Hedini ubarizwamo? Yego, murakoze. Nsengera mu itorero rya ADPR, niryo torero, niyo derese yanjye barizwamo, kariho ndimo gukorera umurimo w'Imana. Urakoze cyane. Reka ngusabe noneho kugira ngo ubanze usenge Imana. Yego, murakoze. Reka dusenge Imana tuyishimira uyu mwanya mwiza iduhaye. Imana ishimwe. Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turaguhimbaje kuko uri ibyiringiro byacu, kandi turagushimiye yuko uri ibyiringiro by'abantu bagutegereza. Zina ryawe rihabwe cyubahiro. Turagushimiye yuko rero waremye umuntu ukamurema mu ishusho yawe. Zina ryawe nirishimwe.
turagushime yuko watugiriye icyizere ukaduhumekeramo umwuka wawe mwiza, ukadutandukanya n'ibindi biremwa, ukadutandukanya n'inyamaswa, ukaduha ubwenge kugira ngo dutekereze cyangwa se tubashe gutandukanya icyiza n'ikibi, izina ryawe rihimbazwe. Hamwe n'ibyo rero turagushimiye kandi tuguha ikaze muri uyu mwanya turi hano hantu, kugira ngo umuntu wese ugiye kumva tugiye kuvuga iri jambo rize kugira umumaro, umuntu wese urimo kumva iri jwi ribashe kumugirira umumaro, kandi umuntu wese abashe kongera kumva ineza yawe. Tuguha ikaze na karibu rero Mwuka Wera w'Imana, reka ganze mu mitima yacu, kandi abanyarwanda muri rusange reka babone umugisha uturutse kuri wowe, kandi babone ubwiza bwawe, wongeye kubona umuseke ubatambikira, wongeye kubona umucyo ubarasira, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye rero, ubundi nuzubane natwe, ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze guhimbazwa, mu izina rya Kristo tubyambajemo, amen. Urakoze cyane, reka tuguhereze ikaze kugira ngo utugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Yego, murakoze. Ndifuza ko twasangira cyangwa se twaganira ku ijambo ry'Imana turi busange mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Turasoma amagambo tuza gusanga mu gice cyaho cya mbere, ubutumwa bwiza, urwandiko rwa Petero rwa mbere, igice cya mbere, igice cya kabiri n'umurongo waho wa mbere, igice cya kabiri n'umurongo waho wa mbere. Turamanuka hepfo tuganire ku magambo ahari. Turasoma ayo magambo. Ni amagambo avuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera, iyo ni titire y'ijambo. Nuko mwiyambure igonwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Gatatu, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu mwarasogongeye umwami wacu agira neza. Kane, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, riba igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo, kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Ndumva iri jambo Imana ariyo yashyize ku mutima wanjye uyu munsi. Turaza no gusoma ahandi, ariko iri jambo nubishe ariyo twatangiriraho, turimo tuganira twibukiranya icyo Imana ishaka, twibukiranya icyo Yesu ashaka. Imana ishimwe. Dusomye iri jambo bivuga ngo nuko mwiyambure igonwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ubundi ubuzima bwo muri Kristo Yesu, kugira ngo ububemo nk'uko Imana ibishaka, nk'uko yabiteganyije, hari icyo bisaba. Hari icyo bisaba, bidusaba kugira ngo tugire ubuzima tuvamo, tugire n'ubundi tujyamo. Bidusaba kugira ngo tugire ibyo twiyambura, tugire n'ibindi tuyahote dushyikira. Rero ijambo ratubwiye ngo twiyambure igonwa, twiyambure ishyari, twiyambure gusebanya. Iyo ni imirimo ya kamere umuntu muri Kristo Yesu aba atagikwiye kurangwa nayo. Rero ijambo riratubwiye ngo ibyo byose tubyiyambure, ahubwo twifuza amata y'umwuka agize adafunguye. Imana ishimwe, kugira ngo adukuza tugize hehe ku gakiza. Imana ishimwe. Ijambo rikomeza rivuga ngo
nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryahizeho te, ryaratoranyijwe kandi rihinduka irikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Rero uyu mugoroba ndimo ndabwira abantu ngo nibegere iri buye ariryo Yesu Kristo, kuko iri buye ryaratoranyijwe kandi ritoranywa amabuye menshi, ndetse ikigeretse kuri ibyo rihinduka irikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Rero abantu ndimo ndababwira abantu ngo nibongere begerane n'Imana, bongere begere Yesu, kuko niwe buye rizima. Nubwo abantu bajyanze bakaritesha agaciro, ariko uryizera ngo ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko ku byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Haleluya. Rero iri jambo Imana iravuga ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. Murabizi ko iyo umuntu ashaka kugira ngo inyubako ye mu bijyanye n'inzu tukunda kubamo, iyo umuntu ashaka kugira ngo inyubako ye ibe ifite urufatiro rwiza, biba bisaba kugira ngo ujye mu mabuye agiye atandukanye, ariko urebemo ibuye rikomeza cyangwa se rifite inguni zombi, kugira ngo uribanze mu nguni, kugira ngo inzu yawe izabe iri ku rufatiro rwiza. Imana ishimwe. Uko niko abantu tujya dukora, ariko Imana nayo iritegereza isanga ikwiye gufata ibuye ariryo Yesu Kristo, ikarishyira mu mfuruka z'ikiza bizera. Imana ishimwe. Rero Imana avuga ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Iryo buye rero nta rindi ni Yesu Kristo. Kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye Kristo ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze, niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza, ni urutare rugusha. Imana idufashe kandi Imana itujye neza. Ngugizera ngo ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Haleluya. Iri buye ndagira ngo mbwire abantu ngo bongeye bagire ute, bagizere. Iri buye ni Imana yadutoranyije, ari we Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese uzagizera mu bibazo runaka afite atazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Rero nababwiye ngo mu nyubako tujya dukoresha kugira ngo inyubako zacu zibe ziri ku rufatiro ruzima, nuko hari ibuye rigomba kujya mu mfuruka uko byamera kose. Iryo buye ritabonetse, inyubako yawe ntabwo wakwizera yuko ibashe kubakika cyangwa se iri ku rufatiro ruzima. Ariko iyo umuntu agiye kubaka, arabanza iryo buye akaritoranya, akarirambagiza mu yandi mabuye, akarizana akarishyira mu mfuruka cyangwa se mu nguni, umuntu wese akajya gute, akabona yuko iyo nzu ifite urufatiro. Rero Imana natwe yaratwitegereje, ibona yuko mu bizera ikwiye gushyiramo iryo buye ariryo Yesu Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Ugizera ntazagira gute, ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero dufite irindi jambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, naryo turarisangira, kandi umuntu wese yongeye kumva ko uyu mugoroba turimo tuvugana n'Imana, Imana iri kumwe natwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ni amagambo turi busange mu bice byaho 8 n'umurongo waho wa 40. Rwose tusome ayo magambo. Yesu umurongo wa 40, ibice byaho 8 umurongo wa 40. Titire y'amagambo iravuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. None umurongo wa mbere akavuga ngo Yesu akigaruka, abantu baramwegera, abantu baramukurikira, kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwa Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga
ngo aze iwe kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga, haza umugore uri umugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Umurongo wa 44, nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza nti ninde ugukozeho? Yesu arababwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Imana ishimwe. Reka iri jambo turigarukira aha. Nushaka gusoma uzarikomeza, ariko reka tube tuhagaze aha ngaha tuganire kuri aya magambo. Imana ishimwe. Twe turi ku ijambo rivuga ngo ibuye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryagize hote, ryaratoranyijwe kandi ryahindutse igiciro cyinshi. Kandi twongera twumva mu ijambo rivuga ngo ugizera ntazagira gute, ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Haleluya. Rero iri buye ugizera ntazakorwa n'isoni. Dusomye irindi jambo ritwereka Yesu ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be barimo bavuga ubutumwa bwiza. Haje umuntu wari warumvishije inkuru ze. Uyu nuwo bita Yayiro, cyangwa se bitaga Yayiro. Uyu yari umutware w'isinagogi, ariko ngo yarumvishije ibitangaza Yesu yakoraga, yarumvishije yuko Yesu akiza, yarumvishije yuko Yesu abasha kuzura n'abapfuye. Mbega yaragiye yumva amakuru menshi agiye atandukanye, ariko yumva amakuru meza yamuvugwagaho. Imana ishimwe. Atera intambwe aje kugira ngo yari afite umwana w'umukobwa ngo umaze imyaka 12, ariko ngo yararwaye, aza afite icyifuzo kugira ngo aze agira ute amukize. Haleluya. Aza atera intambwe kugira ngo aze amukirize umwana wari umaze imyaka 12. Rero ngo araza arabimutekereza. Mu kubimutekereza rero, mu gihe yaratangiye kugenda, haba haje undi muntu nawe warumvishije inkuru za Yesu. Uwo ni umubyeyi wari umaranye ikibazo cy'uburwayi, ngo wari imugongo, niko biri tubwiye. Ngo yari afite ikibazo, ngo yaramaranye imyaka myinshi, ariko ikintu cyari giteye ubwoba n'agahinda kuri uyu mubyeyi, ngo ibintu bye byaramushizeho, yarabuze umuvuzi. Imana idufashe kandi Imana itujye neza. Mu kubura umuvuzi rero aza kumva inkuru za Yesu. Amaze kumva inkuru za Yesu, biba ngombwa yuko atera intambwe kugira ngo amusange, amubwire ikibazo afite. Araza, amaze kuhagera asanga abantu babaye benshi, asanga abantu bamugose, asanga ntari kumubona neza, ariko aravuga ko biri kose kuba naje mfite intego yo kureba Yesu, ntago ndi bugende ntagize hote ntamubonye. Haleluya. Imana ishimwe. Ntago ndi bugende ntamubonye. Ngo akoresha uburyo bwose bushoboka, ngo aca mu bantu arabyigana, ngo bari benshi, ariko kugeza kuko nubwo atamukoze aravuga ati niyo nakora ku ncunda y'umwenda we, hari igihe Imana isaha yayo yabigeze ikankiza. Haleluya. Mu gihe yari yaratanze ibintu byarabuze, abantu barabiriye, bakamubwira ati jya kuri uyu muvuzi, akamujyaho bikanga. Nkuko natwe hari inzira nyinshi tuyatunyuramo, ariko nagiye mbwira abantu ngo ibidashobokera abantu ku Mana agira ute birashoboka. Imana ishimwe. Rero uyu mugore igisubizo kizima yagikuye kuri Yesu. Arangije ngo arabyigana. Amaze kubyigana, mu gihe yabyiganaga, ngo agiye kubona abona ahantu acisha ukuboko. Abona ahantu acisha ukuboko, abakoze ku ncunda y'umwenda. Imana ishimwe. Haleluya. Akoze ku ncunda y'umwenda wa Yesu, ngo icyago yari amaranye igihe ngo kiba kirahagaze. Ngo nawe yibaza ibimubayeho biramuyobera, ariko ngo asubira inyuma ngo ahinde imishyitsi. Yesu rero kuko ntawahishwa, amenya ko hari umuntu ugize gute
umukozeho. Imana ishimwe, haleluya. Cyampaye amasaha turimo tuvugira ijambo, wowe ufite ikibazo kimeze nk'icy'umubyeyi kinakiruta, ukareba ukuntu wabyigana ukora kuri Yesu, haleluya. Ukabyigana ukareba ukuntu wakora kuri Yesu, kuko naje kukubwira ngo Yesu ko yari ari kera n'umunsi niko agize hote niko akiri. Imana ishimwe. Natwe hari uburyo twagiye tubyigana, twarumvishije inkuru ze twumva yuko agira neza, twumva ko atanga agakiza, twumva ko aruhura, natwe turabyigana tuza tumukoraho, turangira tubona duhinduye ubuzima. Imana ishimwe. Nawe nagiye nkubwire ngo uyu mugoroba ushakashaka ukuntu wabyigana mu buryo bwo kwizera, ukore kuri Yesu, utitaye ku bantu benshi bari ku murongo, ahubwo ubyigane, haleluya. Utitaye ku bantu benshi barimo bamuhamagara, ubyigane ahari sawa yaba ari iyi, kugira ngo nawe iki cyagumaranye igihe cyabasha gukira, kubera ko Yesu n'ubundi niwe gisubizo cy'abera. Imana ishimwe, haleluya. Korazi kavuga ngo byigana ukore kuri Yesu, kuko niwe gisubizo cy'abera. Ngo byigana ukore kuri Yesu, niwe gisubizo cy'abera, ndamukurangiye afite byose. Byigana nawe, ngo byigana ukore kuri Yesu, niwe gisubizo cy'abera, ndamukurangiye afite byose. Byigana, haleluya. Cyangwa uyu mugoroba nkabona abagabo barimo babyigana, cyangwa ababyeyi bakabyigana, cyangwa abakobwa bakabyigana, cyangwa abasore bakabyigana, umuntu wese akabyigana kugira ngo agire igisubizo akura kuri Yesu. Imana ishimwe. Uyu mubyeyi yakoze ibintu by'ubutwari cyane, kuko yarumvishije inkuru ya Yesu, arangije ayibika umutima, aravuga ko biri kose nubwo nagerageje amahirwe bikaba byaranze, ariko hari hamwe ntegereje. Imana ishimwe. Rero arabyigana, amaze kubyigana birangira Yesu agize gute, kimukora kucunda icyago kigize gute, kirahagarara. Arangije abaza abigishwa bari bari kumwe n'abantu bateraniye aho, ati niba nkozeho. Yesu yakoze igitangaza agera utarabimenya, haleluya. Arabimenya, akamenya uwagiriye neza, akamenya uwarengeye. Imana ishimwe, kandi Imana itugiye neza. Rero turi ku ijambo twaherera rivuga ngo ugize riribuye ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Rero uyu munsi umuntu ashobora kwizera umuntu, ejo uwo wari wizeye akaba ari we ugutenguha, ariko nagiye nkubwire ngo iyo wizeye Yesu ntabwo ajya gutenguha. Imana ishimwe. Iyo mujyanye mu rugendo ntabwo ashobora kurugusigamo, haleluya. Iyo mwinjiranye mu kibazo avamo kibashe gukemuka. Imana ishimwe. Twagiye tumubona rero si rimwe si kabiri, ntabwo ari uyu mubyeyi gusa, nta nubwo ari n'uyu Yayiro gusa yabashije gukiriza uyu mwana, ahubwo natwe twagiye tubona ineza ye. Nanjye nagiye mbatangarize ngo Yesu ko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Imana ishimwe. Rero nagiye mbwira abantu baduteze amatwi ngo babyigane kandi bongere bizere iribuye, haleluya. Bongere bizere iribuye ndarikunda, ndarikunda kuko nawe narabanje kujya numva Yesu, genda mwumva, ariko kwizera uko namwumvaga birushaho kugenda mwizera. Mu kumwizera rero nanjye nagira ngo mbwire abantu ngo nibongere bizeye Yesu. Imana ishimwe, kuko yari kera n'uyu munsi niko ari. Imana ishimwe. Rero Imana niduhana umugisha, kandi nagiye mbabwire ngo iribuye uyizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Ariko nagiye mbabwire ngo nimubyigane, haleluya. Rero ijambo rivuga ngo ibimeze gutyo nta mategeko abibihana. Iyo ubyigana ukora kuri Yesu nta mategeko abikubuza. Imana ishimwe. Rero hari ubuzima bugaragaza yuko umuntu hari ibuye bizima yizeye. Imana ishimwe. Hari ubuzima umuntu abamo bikagaragarira abantu bose yuko ari aho yavuye hari n'aho yageze. Iyo umaze guhura n'uyu Yesu, ikintu cya mbere kikuranga ni uguca bugufi. Abakubonye bakabona umuntu wo kugishwa inama, abakubonye bakabona yuko hari indi mpinduka iri muri wowe. Rero Imana ishimwe. Yesu aho yageze ibintu byose birahinduka. Imana ishimwe. Rero turashimira Imana yuko natwe yaduhaye umucunguzi ari we Yesu Kristo, haleluya. Imana ishimwe. Rero uyu Yesu ndamukunda, kuko uyu Yesu niwe dukesha ubuzima bwo muri Kristo Yesu, niwe tubukesha. Imana ishimwe, kandi Imana iturengere. Uyu mugoroba rero nagira ngo ntangarize abantu barimo baduteza amatwi, baba abari mu Rwanda rwacu, baba bari hanze yarwo, ariko umuntu wese ufite umwuka Imana yamuremanye
uyu mwuka awukoreshe yongere abyigane akora kuri Yesu. Ibitekerezo by'umuntu wese byongeye guhindukirira iri buye cyangwa byongeye guhindukira Yesu Kristo kugira ngo bongeye kwizera iri buye. Imana ishimwe, haleluya. Iri buye ry'igiciro cyinshi nubwo gihe ryaranzwe n'abantu, ariko kuryizera ryaratoranyijwe kandi rihinduka rikomeza imfuruka. Imana ishimwe, haleluya. urakoze cyane kubw'ijambo ryiza utugejejeho. ubu ni ubutumwa benshi bakeneye nubwo abenshi batabwumva cyangwa babwakire. hanyuma umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kuguhamagara, cyane ko wavuze ko uri n'umuhanzi, indirimbo zawe nagiye nzumva, mu minsi iri imbere tuzazigaragariza abantu. ndagusaba kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kandi iri kuri WhatsApp kugira ngo wagukenera abe yakubona mu buryo bworoshye. Yego, murakoze. Nomero yanjye nkoresha kuri WhatsApp ni 079 8 5 3 176. Iyo niyo nomero yanjye ya WhatsApp. urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Naho gutaka. Shalom. Amen.